je ibintu hirya y'umuziki nibandaho nk'ibintu by'imikino nka football. Yego. Cyane cyane ko mu Rwanda nifana APR. Muri APR ukunda abahe bakinnyi cyane? Je umuntu nemera buriya muri APR ni Mamadou Lamine Ba. Reka noneho tuze ku banyarwanda bene wacu. Nkunda umukinnyi bita Kwitonda Areba. Aho utangiye kuyifanira abatoza bayo uzi ni bangahe? Hari nka Adil Elad Mohamed Di, na Thierry Foroge, n'uriho abandi ntaho ndi kubibuka neza. Uriho yitwa nde? Uriho bamwita ubwo se tuvuge wenda APR ibaye itariho mu Rwanda, mu yandi ma ekipe asigaye ni iyihe kipe ushobora kuvuga uti ubwo APR itagihari reka njye kuriya? Je kipe najyo rero yego ni kwa KNC muri Gasogi Kera Center. Tarava ku bintu by'imipira. Yego. Urabona niba kuri iki mipira sibyo abatipe bogeza imipira uzi nk'abangahe wemera? Abatipe nemera na Rugaju Rigani Dushimana. Urekeye kuri Rugaju jama yakigisha bagafata kuko ni yari marogeza amazi aragiye aramufashara mu ngo ariko ngewe nka byawo Rugaju nakwemera cyane ko abo umusesenguzi kurenza ko yakogeza umupira. Oya cyane ubizi gute? Rugaju Rigani turemeranya kuri icyo cyangwa ufite ukundi ubyumva? Aho turemeranye. N'agasaku ke kabirukana n'agatora amashashi ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo ngiye Rugaju Rigani maze kubona ndagusengeye kandi ngiye nkurambaye ikiganza mwene runaka mwene rwanze gupfa nuze rpa yewe imbere y'Imana ishobora byose ngira kwica wa kagabo we ayo namazina yaba afite ukuntu nuko Imana yari Imana ngakwipfusha ubusa. Rugaju yasesengura ibijyanye n'umupira ariko nayo yasesengura ibijyanye n'amazina y'ifi. Nakubise tonde nzamoromoza nakubite cyapa urumva ibyo ni ibyivugo. Witwa nde musore? Ni KDB bisanzwe. Kabaye. Izina za gakondo. Aha nizo nize. Kabaye. Nabyina. Nashushanya. N'abaserereza nk'abanyuko. Oya nyoko. Yesu we. Okay twazi. Noneho ngewe ikintu bita umunwa. Ewana Imana ijya kundeba ngira ngo ahereye ku munwa. Tugiye kubyina hashye, tugiye kuririmba. Reka duhaguruke. Wanze ni tumo. Yego. Je nabakubitira piano nka zirandirimbo ziva muri Nigeria. Muri Nigeria. Ubahanze bo muri Nigeria. Ninde ukunda nyine ukwinspira? Ruga arankoma buri. Ruga. Uwo nta nuwonzi. Ruga namuzi. Menya ari Rugaju. Ubigenze ibikanda. Uko murahaze sha. Ako ni gatoya uratunopesheje nyine wewe gwamo fresh. Nginana se waje tugatsinda iby'abana. Mbega imboga. Nginana inyanga. Mr. Ewan Niba atana arimo aragira isoni zabajamba bamureba nafate nk'umuntu uri mu cyumba ku kaziki agahanye uku agaha fresh gutya gat urumva ko ubu nkanjye ngiye mbazonge none se bizongere nyine uratsinzwe tujye kurikira. Hariya hari abantu benshi biteguye kureba Kira Center ya Mansura hano kuri Jao TV show. Batema nutwo twatiningo nutujyarwa. Ego nyagasani reka mze mbahe nyine ukavuga gute ngo murahaze sha. njya kumva barabakobwa bavuga ururimi nazi ni urujyaro wa nyine aya uwo ni ndururu bamwita ndururu Ano nijogo muri bagezemo n'ibirenge birimo uri kumufata neza fresh. vumu ewe nkuko muba mwari mu bya kwa Bulldog zanje niziniga uwo ni intoki zanje muri ce umva se uba abana barya ibitetse ku mapanu mbarje nawe bangiza bitanu nta kintu numvise abana barya ibitetse ku mapanu barje nabo bangiza bitanu emigrasiyo nje ndapakaza nkadunda iyo duhuriye mu nzira urahunga tuza
ndabirenze nigatuza subiza umutima mu nda niganda umwami w'ishyamba nkuriye agatsiko kama nigatajya ryama mu gitanda mukunda ndahanga hatuma mugotwa faranga kumoje mu bitarasine guhagarara horasine nibo nyubaho utega amatwi nkubwire kutavuga ngo tababara ndarambiwe kugura imyenda ukahindura deshi mushiki wawe kabutura n'imenure namisutse nje gusha warakaraze nanje agace ka Benerval abana b'iki kinyejana muragoye sambolera baje nagomba nziza cyane umutima wanje tela ndumva nabuza omela ndakenera mukawela nako ku masombone nabaye wow ako kirano wacana undi urumwicaye oya kwama guriki yewe Jao Jado Artist Official kwisonga. Mbanje kubasuhuza inshuti bakunzi ba Jao TV show, ngewe basuhuza nk'ibisanzwe ni Jado Artist, turamenyeranye akaba ari CEO wa Jao TV show na Jao Empire Company Limited. Kabaye. Uyu munsi rero tugiye kwakira umushyitsi hano kuri Jao TV show. Umushyitsi. Kabaye. Umushyitsi. Ku ruhande rw'ibumoso harya ibumoso buriya ni ibumoso ni hano suba. Ku ruhande rw'ibumoso uyu musore muhareba bamwita Kira Center, we muramumenyereye hano kuri Jao TV. Yatuzaniye rero umushyitsi ariwe tugiye kubereka hano kuri Jao TV show. Aratangira atwibwira. Witwa nde musore? Ni KDB bisanzwe. Inde? KDB. Ni umuhanzi se? Nawe ndo umuhanzi ariko akazaba we. Mvuze ngo azafatwa buri. Ariko ujya utanga na acapella se wenda ku ubusanzwe KDB azwi kuki? KDB se? Yego. Akunda iki? No kumbyino nagukoma nari. Niko? Nuko mbyino nagukoma nari. Niba mbyumva neza uri umubyinnyi. Za Kinyarwanda cyangwa Kinyarwanda, Kizungu, harizo twita traditional dance, hari nizo twita modern dance. Ni izihe mbyino wisanga mu kurusha izindi? Yaba ama piano cyangwa n'inyarwanda ntabwo byumvise neza. Nakubwiye nti hari izo twita traditional dance, ni imbyino za Kinyarwanda, wenda reka tubyumve. Traditional buriya ni nka gakondo, imbyino za gakondo. Aha nizo traditional dance. None hari nizo twita modern dance, izigezweho z'ubu nyine za kizungu, wenda reka tubivuge gutyo. Izo wisangamo cyane nizi. Izo nisangamo nizi ziri modern zigezweho. Uwo mukangiye kudutamo nabatamo nari kabaye Kira Center. Yes. Wewe turamenyeranye hano kuri Jao TV show. Wewe ni yihe mpano wiyumvamo kurusha izindi? Uraririmba, urabyina, urashushanya, n'akarindi. Nabyina, nashushanya, n'abaserereza nk'abanyoko. Nyoko. Okay, twagiye. Noneho njyewe ikintu bita umunwa. Ewana Imana ijya kundeba ngira ngo ahereye ku munwa. Irambwira ati muhungu wanjye denda gutuburiye uzakora iki? Mvuze umunwa warawukoze. Unyitondere. Ndabyumvise neza ko umunwa warawukoze. Ndabere kutungiye kwikorera. Ubu baravuga ngo hari utuntu Imana ijye mu kanya utuntu kiragiye kubakorera. Hagashya koko. Bakunzi ba Jao TV show, dusanzwe dufite slogan igira iti urukundo ruganze iteka mu bantu. Urukundo ruganze iteka mu bantu bivuze ko tuganira ku rukundo cyane cyane rw'abashakanye n'urw'abakiri bato, ariko kandi iyo tugiye no muri entertainment, tugiye kubyina hashye, tugiye kuririmba, ubwo ibyo byose nabyo turagenda tubihuza n'urukundo, kuko nta rukundo nta n'ikintu burya gishobora kubaho. Imvangira nta kintu gishobora kubaho nta rukundo. Ibintu byose dukora, haba kubyina, ibindi byose, mbega kuririmba, gushushanya, tubikora kuko habaho urukundo. Mwibuke ko n'Imana yaturemye ubwayo ni urukundo. Okay, twagiye. Turahera kuri inde kandi rero ugiye kutwereka uburyo dukubitira amapa kanyo dutimba ngo ngizi
reka duhaguruke ubanza n'icumu yego byo nabakubitira piano nka ziriya ndirimbo ziva muri Nigeria ukiri aho gato muri Nigeria tuzi abahanzi benshi ba Rudibo bariya harya Kezi ba Burna Boy ba Peter na Paul abo ba David Rutaro David Rutaro ni umugande utaza kumvangira aho turi muri Nigeria ni ikibazo cy'umuntu wabanga mu bahanzi bo muri Nigeria ninde ukunda nyine ukwinspira Ruga arankoma buriya Ruga ubu nta n'uwonzi Ruga ntabwo muzi menya ari Rugaju Ruga ntabwo muzi Rugaju ni uwacu mani rigani Rugaju rigani urugabo okay hari indirimbo ye uziho gatoya Ruga se nk'iriya ndirimbo iriya Baby Can calm down uyu aka kanya ishyiremo kuri nko kuyumva noneho utwereke uti ngewe iyo ndi kuyivanga nyine ubigenza ako ni gatoya uratinopesheje nyine wewe gwamo fresh nikubura rero kabukubite katugaruke hano iwacu mu Rwanda aha nabyo nta kibazo upfa kutajya kure y'umuziki nk'umuhungu wacu kisizi nk'ibisanzwe yamwemera kubi akaririmbo ke ukunda nakanye biri n'amahire ko inyinshi ziba ziri mu kinyarwanda nta n'inana nayivuna nahi ushobora kuyiririmbira unayibyina inana se waje tugakina iby'abana aha mbega y'imboga inyanga Mr. Ewan ariko reka tuvuge ubu aka kanya uri kuri stage hariya hari abantu bari kukure already baranahari bari abantu ni benshi nubwo wenda wowe ushobora kutabyiyumvisha ariko bari abantu mani ni benshi Jao TV show aka kanya ifite abantu 3,000 birenga bikurikira ibiganiro binyura kuri Jao TV show abo bantu ni benshi urumva abantu 5,000 bicaye cyangwa bahagaze uzwi mu mudugudu wacu abantu batarimo mbo simbizi no ese twereke abo bantu nyine ishyirimo ko bose bari kukureba urumva nyine byina ku buryo bakonvenkanye bakavuga bati uyu muntu aradukomye niba arimo aragira isoni z'abajama bamureba nafata nk'umuntu uri mu cyumba ku kazi kike agahanye agaha gutya urumva ko ubu nkanjye ngiye mbazonge none se bizongere nyine uratsinzwe tujye kurikira oya ntabwo atsinzwe ahubwo abakirimo no gutinyuka okay Kira Center we aramenyere hano kuri Jao TV show abo bantu ndi kuvuga bakurikirana Jao TV show Kira Center we arabamenyereye nta bintu by'isoni Kira reka tukugeho wowe ni iyihe ndirimbo ni uwuhe muziki cyangwa se ni iyihe mbyino kwanza reka mbanze nkubaze nk'ibyo nabaje mugenzi wawe nawe ni traditional cyangwa ni modern noneho hano mu Rwanda tutiriwe tujya hanze ni uwuhe muhanzi kwinspira okay ubundi mbere na mbere nushaka kujya hano muri Tanzania Uganda se hano hafi oya reka nzi wacu buriya baravuga ngo higiye kurishahira ku rugo Kira Center leta manuka kuri Mukadafu bamukaba yongera mwemera byata hata kumeka kuri Bulldog abo ni abajama na Jay Paul abo ni abasani noneho se nkubwire ngo iki Jay Paul imana namuherewe kuri dashira yagize ati abatuvuyemo ariko turacyamwibuka nta musana upfa na kirazaza buriya rero ngiye gusiba ubwo mbaje mumbe kurindira batere nko kurinde hariya hari abantu benshi biteguye kureba Kira Center ya Masura hano kuri Jao TV show mbatema nutwo twatini ngo tujyarwa ego nyagasani reka mze mbahe nyina ukavuga gute bari abakobwa bavuga ururimi nazi ni urujyaruwa nyine
aya uwo ni ndururu bamwita ndururu reba kiri reba kiri ariko nizere ko uri kumumfatira n'ibirenge birimo uri kumufata neza fresh reba tumutwa vumu ewe urumva no tukatumanuka rero mu bintu bya rap byatanje mu bya kwa bulldogs zanje niziniga uwo ni intoki zanje muri ce umva se ngo abana barya ibitetse ku mapanu mbarye nawe bangiza bitanu nta kintu numvise ngo iki abana barya ibitetse ku mapanu mbarye nabo bangiza bitanu ngo karape twumve emigrasiyo ngenda pakaza nkadunda iyo duhuriye mu nzira urahunga tuza ndabirenze nigatuza subiza umutima mu nda niganda umwami w'ishyamba nkuriye agatsiko k'amaniga atajya aryama mu gitanda mukunda ndahanga hatuma mugotwa nishaka amafaranga naho tuzacyangwa tuzazikora kugeza mu busaza urumva kirazakora kugeza shashi mbani marajya mbavungurira ubwo ngiye mbuza no umaye muri urugo iki ubwo haba hahiye hadashyase Emikira Center akaba ariwe uri kudususurutsa nonaha akaba ari kutwereka uburyo atumanukira ku mapa ku mirongo y'abasani batandukanye ku bintu by'amarap kandi cyane kitwa nde kande kumajama bitarasine guhagarara horasine nibo nyubaho utega amatwi nkubwire utavuga ngo tababara ndaramiwe kugura imyenda ukayindadesha mushiki wawe kabutura ni menure namisatsi nje gusha warakaraze nanje agace ka Benervari abana b'iki kinyejana muragoye umwana umujya havamo imyestave ninkoraho utanyicwa kwafi vraiment donc venu kazane code amashasha avaho hazaza envelope kwambara bote ni by'abagronome data twavuye muri analogue mode turimo no kwambara mode izi modoka harahiye ko nakadagira hano uyu musana barenze murumva mu by'ukuri n'imirongo yagiye ayifata mu mutwe Chris Easy mu ndirimbo zujya kumva ngo kabaye kagiye Mr. Zakayo nizere ko Emikira Center aguhaye karibu muri uru rugo aguhaye karibu kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu wari wabanje gutinya bariya bantu ariko kuko nawe ndareba nkabona ni benshi gusa ni ibisanzwe ariko nizere ko ubatinyutse ubu noneho uri tayari wanje ndi ready nabi shida tu are you ready okay wowe ugiye kudutamo ikigoma cyane basi Chris Easy ariko ashobora kuba ari umusitari mwese mukunda uriya ni umusitari twemera cyane adukoma ibintu by'ubwenge ariko nawe ndamwemera hagataho kude shapo kabisa kuri we yamana twagiye rero ni iyihe ngoma ye ugiye kudutamo ugenda unacangamo akantu nyine ariko kibazo abantu bari baravunana uwo mujama arimo arareba uburyo wenda ngende mbona ajya gutunga n'amanuka bikamuvuna wowe nayo yahita avunika manuka nka DJ Pius nk'umusaza wenda ujya ugira gutya kamera ibashe kugufata ubundi bite urumva birakuvunira iki abantu bareba bafite ukuntu baba bagize akaka ngo ntabwo ari uguserereza nibigucanga dore n'undi kwa kane kugiye kuza kandi kuzamo imvura nyinshi nibigucanga ndakugira nanone ngewe ibyo bintu ntabwo ndi bubyemere wajewe nk'ubu ubugufi bwanjye mane ntabwo ngiye mbukunda none urebe umuntu muremure kandi ng'abantu barebare ngo iki turashaka umureza yisaza no kunyiringaniza ndimo ndagufata gafoto zaberekane koko bihagaze twagiye Mr. Zakayo ngaho twamanutse ku ndirimbo ya Chris Easy genda bakoma samburera mutima wanjye tera ndumva nabuza homera ndakenera mukawera nako usibye indirimbo cyangwa kubyina ku masombone nabaye wow ako kirano washana n'undi urumwicaye oya yewe amashyi cyane kuri Kira Center n'abatabizi ndacyariho ndahumeka yes urukundo rwanze iteka mu bantu rero twahindiyemo gato twagiye mu bintu bya entertainment ariko murabona ko ni ibintu biryoshye cyane Emikira Center we kabisa ararenze na mugenzi we Zakayo nawe aragerageza Zakayo usibye ibintu byo wenda kuba ukunda music
nta zindi mpano enda wiyumvamo cyangwa se niyo waba utazifite ariko ukaba uzikunda. Hari ukuntu umuntu avuga ati njye nkunda ibi bintu nubwo nta bushobozi mfite bwo kubikora ariko mbyisangamo ndabikunda nyine. Je ibintu hirya y'umuziki nibandaho nk'ibintu by'imikino nka football. Yego. Cyane cyane ko mu Rwanda ni fan ya APR. Ubwo nicyo kibazo nanjye guhita nanakubaza ariko urakoze cyane kuba wise urasa ku ntego. Muri APR ukunda abahe bakinnyi cyane? Ukunda ekipe yego ariko hari nk'abakinnyi wenda uvuga uti abangaba ni ba role model banjye mbaye nanjye nkina nabareberaho? Je umuntu nemera buriya muri APR ni Mamadou Lamine Ba. Niyo muntu ukina ibintu bikangira fresh. Yego. Mamadou Lamine Ba. Akomoka mu kihe gihugu? Mamadou Lamine Ba akomoka mu gihugu cya Mali. Muri Mali. Umunyamali. Uwo niwe wemera wenyine cyane. Okay, uwo ntabwo ari umunyarwanda. Reka noneho tuze ku banyarwanda bene wacu, abana b'u Rwanda nyine baconga ruhago. Ukunda ndi? Muri APR nkunda umukinnyi bita Kwitonda Arebaka. Nubwo uramutoza waje akamushyira ku ruhande kuri mwana ngenda mwemera buri. Uramwemera cyane. APR abatoza bamaze kuyinyuramo kuva igihe wayimenyeye, mbega kuva igihe watangiye kuyifana hamaze kunyuramo abatoza bangahe? Abatoza bamaze kwinyuramo ntabwo mvuga kuva ishinzwe, kuko ishobora kuba yaranashinzwe wenda uri n'umwana. Aho utangiye kuyifanira abatoza bayo uzi ni bangahe? Hari nka Adil Elad Mohamed na Thierry Froge. Nuriho abandi naho ndi kubibuka neza. Uriho yitwa nde? Uriho bamwita hari icyo bamwibutsa ariko hari icyo bamwibutsa yana marese na kubera ko turi gutsindwa muri iyi minsi nawe ntabwo uri kumwitaho. kubera ngo ikipe yawe ifana yatsinze. Oya sugu uramutoza nje nta nubwo mwemera. Uri umutoza wa nkora akazi na Adil Elad Mohamed. Bamugaruye bura byaba byiza. Ubwo se tuvuge wenda APR ibaye itariho mu Rwanda, mu yandi ma ekipe asigaye ni iyihe kipe ushobora kuvuga uti ubwo APR itagihari reka njye kuriye? Je kipe najyo rero yego ni kwa KNC muri Gasogi. Muri Gasogi. Gasogi, ikipe ya Gasogi nk'uko tubizi ivutse vuba, nta gihe kinini iramara muri shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cya mbere. Uyikundira iki? Je uri ikintu nyikundira cyatumye nanayikunda uriya mugabo bita KNC. Ni umugabo nemera cyane burarankomba. Yego. Bura muri shampiyona habaye harimo n'abandi bagabo batanu bameze nkaho. Shampiyona yaryo bishatse kuvuga ko abandi bose se ubashyize hasi. We gushaka kumumenenda waje mu bandi bahari nkahaji wagorera aragerageza. Ubwo by'umupira ubwo reka tubiveho. Kera center tarava ibintu by'imipira. Yego. Urabona niba kuri iki mipira sibyo abatipe bogeza imipira uzini nkabangahe wemera? Abatipe nemera na Rugaju Rigani dushimana. Urekeye kuri Rugaju njye ntababeshye nkurikije ukuntu Rugaju muzi n'ukuntu mubona. Yego. Nyuma yo ko yakogeza umupira Rugaju yaba pasiteri ariko ntiyaba padiri. Tekereza nka Rugaju. Ahubwo njye narinzi ko ugiye kuvuga ko yaba umusesenguzi mwiza. Already ni umusesenguzi mwiza. Niba umuzi wamuteze amatwi cyane uramutipe mubwiye ati niba ndagushyiriraho niyo yabara amafaranga ntazi ati vayo ujya hariya kuri aritari usome misa nka padiri atayizanyemo kogeza ibipira ntabitoroshye. Urabona muri make niba mbyumva neza urimo uramurata amashimwe muri uriya mwuga we. Hari ukuntu urana padiri ariko ngo dusabe Nyagasani Imana yacu Rugaju adahise amanuka ati aramanutse dusabe Imana. Urumva we yajya avanga amata n'urwagwa ariko umugize nk'umupasiteri jama yakisha bagafata kuko niyo arimo arogeza amata aragiye aramufashara mu ariko njyewe nka byawo Rugaju nakwemera cyane ko aba umusesenguzi kurenza ko yakogeza umupira. Oya cyane ubizi gute?
Rugaju rigana turemeranya kuri icyo cyangwa ufite ukundi ubyumva? aho turemeranye. Njyewe nkurikije uzi impamvu sibyo mbivuze nkurikije mani ibintu byo uburyo abikoramo hari umuntu uvuga ngo uriya muntu ingendo ye mani uriya mutipe ashobora kuba yaravuye mu gisirikare cyangwa se yarigeze kuba umusirikare bitewe n'ingendo umuntu anywa nanjye bamujyana rero murebe mubonamo impano z'agashyi pasiteri ewana yajyaza niyo waba bawe ngo ntabwo bakizwa wakizwa oya mbo Rugaju nubwo ari muri kariyeri yo kogeza no kuvuga umupira ariko ajya avangamo n'utuntu tw'imirongo y'Imana kabisa muri bibiri ukumva ko imirongo y'Imana rigara ukuntu umupasiteri akumanukira agahita gukora ku ntuzi ugasiga ukanda ku kivimba kikameneka uriya mutipe aramutse aje yego akaza nkina yego ebana kwati ndi pasiteri runaka ndasenga bagahunga n'agasaku ke kabirukana nagatora amashashi ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo njye Rugaju rigani maze kubona buriya rigani yagerageza oya mani yabikora uriya mutipe ndagusengeye kandi njye nkurambaye ikiganza mwene runaka mwene rwanze gupfa ntuze rpa yewe imbere y'Imana ishobora byose urati ntucishije bugufi agagusa aho ibintu by'ibishya aho bitazo batabamugaye icyo nzi cyo dasohokamo n'amadimoni basohokamo n'imvune oya Rugaju arakubiye mani Imana afite ukuntu akora ibintu bye urumva nyiri mu rugeza match yaryoshye ewana ndayikunda yageza ngo ubwo karado bitazamura antene mbanze numve Rugaju Joti bakunzi baje TV show twatangiriye mu muziki n'amadense tugeze mu mipira ibyo byose ni entertainment kandi nizere ko biri kubashimisha ntuzongo ubu we bakubaje ati nkakiri sunzi nkakiro nashobora ikibona nashobora nk'iki kira rero ngewe yihangane mbona nawe warakoze umunwa mbere ni nk'ibyo byose nyine nk'ubwo umunwa wawe ewana niyo umuntu atagukundira ikindi kintu ariko umunwa we bro urakubiye nawe ngo muri ra minsi hari haraje covid wane narago je bura kuntu mbibona ikintu mbona yarashoboye ikintu mbona yakabaye turi kuvuga kira nyine uyu mubona impano y'umuntu arayifite nayo nyine ndibeshye ariko tone nje impano ye mbona yarayicitse mbona impano ye yakabaye ari umuntu uragira inka yo mu mutare pfi nyasa n'umushumba wenda nkanjye naba ndagize nkonereshe ariko nkaho nibura impanuka areshya kose wayitega ibitugu urumva ngira kwica wa kagabo we ayo amazina yaba afite ukuntu amazina y'inka n'amahamba biratandukanye nyine umujama hari umuntu wandusha kubimenyana kameramani ibyo bintu biratandukanye nyine nk'uyu mujama yawe indeshyo ye mani urabona uno mutipe urabona ko kameramani yagowe watuma turajya kuri mujama akararama numva noneho urebe ngiye birimo biranamworohera kugira gutya ariko umujama cyo kureka mubwiza ukuri ushaka kuvuga ko ari we waba umushumba bikamubera kurenza wowe ntacyo njye nibabanye nawe umushumba azi kureba uzi kureba kera nawe umushumba ariko pe reka mubwize we ubona yashobora iki ukurikije uko muzi najya kure cha indobani gura ngahe ku bintu by'imubesi cyangwa zana n'imishonzi sha n'izina ry'Imana waba umurobyi mwiza akatari wa wundi warobye atari Yezu warobye ubundi ndabaye umurobyi w'abantu ni Yohana ninde Simoni niwe wabaye umurobyi w'abantu uyu mujama cha gusa wazashwana rwa tuboro two mu gishanga dufite mu mwese gutya za nyiramurobyi ntabyo mvuze Zakayo ukurikije ubu nta gusererejera ibyo bintu yari kwereka mbizwe wabikozeho se yigeze kurobaho uwo yari mbabwiza uko niba ari ibyo rero mufite impano nyinshi zitandukanye jewe ubundi uri tipe sibyo nje n'ubundi nubwo nakabaye ndi no gukorana ikiganiro nawe ubundi jewe ufite ikibazo sibyo arakurusha umuntu wumve ngo agiye kuvuga ati urebe ukuntu agiye kunyibasira jewe nakabaye nicarana
ku ntebe y'ubusesenguzi na ba Rugaju Rigani na ba naho uyu nguyu wewe ntacyo adusesengurire mujama nibyo uno mutipe nuko Imana yari maranga kwipfusha ubusa Rugaju yasesengura ibijyanye n'umupira ariko nayo yasesengura ibijyanye n'amazina y'ifi nakubise tonze nzamoromoza hanakubite cyapa urumva ibyo ni ibyivugo we nubita tageti wigize ubona iriya boro bita ngo ni mamba agahita akubwira ibara ryayo ahita akubwira metero ifite akubwira umubyimba umujama yabibasha akakubwira ukuntu impamvu isa n'impiri uyu mujama yabishobora akaba kijya gusesengura ibintu byo wanga ngo imipira mwana netubeshyanye tubeshyanye nanjye wambwiye ngo nawe mushumba nabasha ndakuvuga amazina y'inka okay wabyemera ntacyo oya ntacyo reka tumugerageze uvuze ko wakwicarana ku ntebe imwe na Rugaju musesengura iby'imipira APR muri iyi minsi iri kwitwara nabi ndabeshya nuko nta mushumba ifite ngira murabura noneho rero icyo nshaka ko udusesengurira urebye kugira ngo ekipe ya APR nibura ibashe kwitwara neza wayipanga gute byanze bikunze nta ekipe ufana ekipe ukunda ubwo ushobora kuba warasesenguka ukamenya aho bipfira ubaye nk'umutoza cyangwa se ubaye nk'umuntu upanga uhawe amahirwe yo gupanga ekipe ya APR kugira ngo yitware neza wayipanga gute hera mu izamu ugeze mu izamu nashyiramo Pavel Nzira sibyo kuri kabiri ni nahashyira Nzotanga kuri gatatu niyo Mugabo Claude mutima wa defense nijye na Clement afatanyije na Lyon Swan hagati mu kibuga nagushyiramo umwana bita kuri gatandatu nagushyiramo umwana bita Yusuf Dauda ku munani nkagushyiramo umwana bita Ruboneka Jean Bosco ku icyenda nagushyiraho umwana bita Mamadusi kuri karindwi muri atake nkagushyira ku 10 inyuma ya Mamadusi nkagushyiraho umwana bita Lamine Ba 7 na 11 Kiwanuka kuri karindwi noneho 11 nkashyiraho Barafinda muri abo bose uvuze hari urya benshi muri iyi minsi arahari Barafinda Mamadou Lamine Ba harya wowe abanzamo Mamadou Lamine Ba abanzamo yego ubwo aho bipfira ubona ukurikije uko umutoza akinisha ekipe yanyu ubona umwanya ashyiraho umuntu utawukwiriye ari hehe umwanya ashyiraho umuntu utawukwiye nka nuze nka ura Omedi kuri ra 11 yakaba yashyiraho Barafinda ubwo ababishinzwe bazabireba mu gishanga mbaye muzamura gake ntabwo uramukurayo neza oya ntacyo ubu gushakira ubuzajya gukore byane ngo ni imikori ubu urumva isugire akantu k'agapeti ubu n'ugiye kujya wicara urobe bakozana imikori ariko ugeze utundi tuntu ducy'inkomo n'indo bantu batirambika aho ngaho igahita ibona ba nyirayo ariko mu gihe uzi ko n'undi wapi komeza umwuga wawe ntuzagukiza neza nshuti bakunzi bajyayo rero nge muri kumva nitwa Jado Artist Official aba turi kumwe ni Zakayo na Emikira Center ariko hari irindi zina wavuze je bundi izina ry'imihanda ni KDB nk'ibisanzwe KDB izina ry'imihanda bamwita KDB ari akaririmbo ni barase k'imihanda wabuze Karirimbo k'imihanda leta gati ngo nabuze izina yitwa umwana w'umukha isuku nk'inzozi nk'iby'umwana wari umwana Esurabizi ntago mbi hari indirimbo ya Bushari mise nibo bayita mu kingo bayita Bushido ndayibagiwe ni ihe iriya ngo kugasima urayizi kugasima haduteraga agahinda navuye muhira ngeze nahango ndiniga ikizere kigenda cyose kiyoyoka abandi yari nanze materasi uko navutse buheta nafashe umwanzuro ubuzima mbwambika impeta niko kubibeta bamwe banyita umugeta n'ubunatse amaze akankatira utireka fata umwanzuro bamwata isamburo niko guhiga amayisha mbacaka ifunguro intambwe nambura inkono hanze nanura mpakubye gujuga mu gifate ngicyo sha kirabacitse byaye byo kajya ikintu ndimo cyarabaye umukara
twarakwamiye naha ku kabaraza ntuzihebe azaza vuba kandi azaza yavuye imuhira rigira agasima si bwari ububaho nashakaga inzira yeah Emikira Center ahubwo ndabona yarabereye kuba umuhanzi wamwe murahindo nabonye byose ni umuntu ariko byose bikorwa n'umuntu baravuga ngo nta kintu mu nda naje uteme nta munwa nta kintu ariko ikibazo cy'icyo kuko nta kintu mu nda ngo nta kubw'Imana yawe ariko wa mugani ariko ikira ari gukomeza kugushinja ko ngo nta mushumba mani yego nibura nta mushumba w'abantu ku mahamba nabwo ujya ugerageza amahamba anga kakabona niyo navuga se iyo nkira kwica wa kagabo we iyo nkira kwica wa kagabo ntabwo nyica kandi nanjye ndi umugabo nzakubangura kuri ibihogo by'Imana kirasenda naraza guca uwambaye naraza kwituma niba nibera mani guma none ibi bintu bitangiye ari amazina y'inka ariko numvise birangiriye mu bantu bigenze bite byatangiye n'abantu byagomba kurangiza n'abantu ngo birangizwe n'iki ujya birangizwe n'iki wari kuvuga kuri bihogo bigatangirira kuri bihogo bikaza ku magaju bikarangirira mu masiri abo bimaza ngo kuki katari gafate ku bundi yari bwice he iyo nkira kwica wa kagabo we niwe wari bwagiye ikibazo naho kwa byatangiye n'umuntu undi birangirwa n'iki n'umuntu mvuze ngo iki ngo na Emi ngo nanjye ndi umugabo ngo nzakubanguriza kuri ibi icara wige kibi n'umunwa ndetse umunwa ko ari gukora byose n'impamvu turi aha ni ukubera umunwa okay sawa nacyo njo wunjombese ase ariko umuja bavuga ngo ngase ngo komeze njombe umunwa ubu ari urutoki rumwe n'iki kiri imbere ngo komeze kandi njombe umunwa cange ndabona ari urutoki ruba ruri imbere nawe rero buri murashaka kuzana ibintu by'ibiri muramwe ngo byose ni umunwa byose nikira niyo mpamvu n'iyi mfizi zabura na kira yaba hari yari tutoreza wanga kirubonye nabamo nibara nk'ikimasa cyo bakunzi bajyaho rero bana basore bari kutugaragariza impano bafite izitagaragara bari kuzitubwira nanjye nkajyaho mfite impano yo gushushanya murabona uru rukuta turimo dukoreraho ibi byose biriho ntabwo byishyizeho nta nubwo ari n'undi muntu wabikoze ni jyawo wabikoze bereke neza hariya hose ubereke hanyuma ukeneye kuduhereza ba abantu bashaka kugira babona ko kukira umuntu wazamukiza nuze hano hari agaseke muze mushyiremo n'ukuri mu Rwanda muze mushyiremo mu gaseke gatungeho kabereke nuze kabereke abantu bashaka kuduhereza akazi rero baduhamagara kuri 0788259948 cyangwa se 07802020 izo zose kandi ziri no kuri WhatsApp mwatwandikira no kuri jadoartist@gmail.com dufite uburyo tudodamo imyenda itandukanye tudodera cyane cyane abanyeshuri ariko n'abandi bantu batandukanye aho naho turebaho ushaka kuduhereza ibiraka cyane cyane byo mu mashuri kwambika abanyeshuri n'ubundi waduhamagara kuri ziriya nimero twavuze haruguru okay twakomeje gira ikibazo ubaza Zakayo nawe agire kimwe akubaza musubizanye dusoza uba witonze Zakayo ngiye kukubaza urubazo ikibazo ndabanza kumutera ubwoba yumve ko rwari urwadari we wingira nk'ubu ko witwa Zakayo koko iyo uza kugira nk'umwaka urabona iwanyu bose bareshya nk'intuze nka bwakereye ukagira umwaka ukaza gusanga urimo munsi ya kira gatoya wari kwifata ute yari kuba yujuje ibyangombwa byo kuba ari Zakayo niko byari kumbangamira gusa none umaje gusanga ureshya wakoze iki nibura wakoze iki njyewe byaranyuze nk'ubu nkanjye reka mpite nkwihaho urugero nkanjye nkimara kuza nsanga kirandareshya gutya nahise njya imbere y'Imana bati Mana urakoze kubera yuko iyo nza kugira umwaka nkaba muremure bari kujya banyifashisha biba amapera n'imyembe atari kubwo unyijije icyo nibura ndagusabye uzame ibi nikozeho
navuga ntabwo twarenga abantu ntabwo twaharenga tuharenga okay ntacyo itonde ngewe rata narashimye ngewe Imana ndashimye n'ubundi uri nshimiye maje gusanga uko iryo zina nta hantu rizira iryo zina se nta hantu ndizi ntacyo umva nyine ngewe uno mujama we ngo byaramunyuze gusa nanjye naje kumva uno mureza ajya anserereza ngo ntabwo mu gisirikare bantora ubitewe n'indeshyo mfite iyo ndeshyo ndi mugufi ndibaza niba mu gisirikare batwara abantu hari igipimo bashyiraho aho oya nese nta n'ingabo zirwanira ku butaka bakenera ubu mwanjye ko ntabwo wenda zirwanira mu kirere ezo ku ariko shamwa bahungu n'ubundi ngewe ndi muri byose erega ndacyari wabo iki bibazo yakubajije wabyumvise wanamusubije nawe gira ikibazo umubaza ngiye ikibazo namubaza n'impano yawe ufite sibyo iyo utekereje impano ufite watekereza n'ahantu wavukiye ntabwo wumva ubifiteho ikibazo muri make niba mbyumva neza impano ufite n'ahantu wavukiye ubana n'uyu munsi ubihuza gute rero mujama kanyeri gisera mana ubundi ngewe mfite impano by'agaye ngenda bizi neza ko tugiye mu bintu byo gusetsa nabishatse ewana nabasetsa ko muri ahanga buri muntu yatwara urubavu rutarurwa buretse gato ijambo impano rivuge urishyize mu bwinshi wenda nk'uko wari urivuze nk'uko tuvuga ngo ikijumba ibijumba noneho impano ibimano nibyo oya wabivuga gute navuga impano rese jama we arangiye ni impano ndavuze ngo mfite noneho shyira mu bwinshi nk'uko ubivuze ibi impano mu bwinshi sena ayo maratugora make ikibazo nawe ni nkuko yakubwira ngo mvuga ngo barankubise buretse gato iyo tuvuze inzira dushaka kuvuga ko ari gato tuvuga gute akayira kuki utavuga akazira ni ibintu bitandukanye akazira ni akantu okay noneho rero impano wenda tukiri ku nzira ushaka kuvuga ibizira oya ntabwo ari ibizira inzira inzira akayira inzira ubwo se utuzira se none se wowe okay nawe ubwo ni ibizira ndanyura mu kuki utavuze se akazira ukavuga akayira ni ibintu bitandukanye ubwo ni gatoya numva ari gato none se n'akanini reka mbakopeze ntacyo niba ari inzira tugiye kubivuga mu bwinshi twanabitubuye ni ibiyira ntabwo ari ibizira noneho impano ibimano ni ibihano ntabwo ari ibimpano ntunagarukiraga okay wari utubwiye ngo wakoze mu mpano zawe zitandukanye ngo buri wese yataha nta mbavu afite bavuze gute nko kujyana ari abantu barenze 10 ikibazo nkawe ubaye muri abo yego ewana ushaka gutwara urubavu rw'umugore wazakaye mukitura nazo kuko ngewe hari ukuntu uretse gato nshobora gutwara urubavu rw'umugore wazakaye oya wanjye se yagiye man icyo ni cyo kibazo ugize amahirwe nakaba ari muri abo urwe yarutanga ibona ukuntu umuntu uzikora ukuntu umuntu asetsa undi imbavu zikivanga gerageza kudusetsa nigeze kumva wivugishwa ngo no ku bintu ngo by'inkiri gitongo nyine ngo buriya ngo naho ngo nagerageza twamanutse uyu mujama rero nawe ndabona ushaka kunywesha amazi ahangaha waje kwereka abakunzi bajyaho impano ufite mu mpano ufite nigeze kumva ko harimo n'inkirigito Zakayo narabarebaga abarayimwambitse amaje kuyimwambika bitewe n'uburyo hari abandi bajama bari kumwe yasize atayimufungiye mane iyi mane none abakobwa bafite defo mbe ntago bazi ngo kuzifunga ngiye zifunze nibura kabije iminota ingahe zazatangiye gushoka ariko bazimufungiye
Zakayo yarayimwambitse wayimwambitse atayicomokera Jama nawe ntiyaza kuzigira ntiyayifunga neza Zakayo yarayimwambitse yagirwa kuyimufungira we yarayimwambitse man arayimwambika ntiyayimufungira kandi abakobwa ngo ntibazi kuzifunga ntabwo bazi ngo kuzifunga niba ari ikibazo cy'umugongo iyo zifunze iminota ibiri zazatangiye gushoka gushoka ukanakoraho baba bakite umwanya bagitwara umwaka wose ukarangira arimo kandi nizivemo nizimanuka ngo zitakare umwaka wose bagihetse ariko gicuramye kiba gicuramye cyangwa nyine ari ukuntu igikapu ngo bagigira bagicuritse numbaze ngo bagitwara bati ubwo wari unsimbukanye urumva igikapu mani no mani barakoboye naba ako naba uretse gato ni igikapu none uti ntizimanuke nyine ziba ziri mu gikapu mani ziba ziri mu gikapu wazi neza ubwo ubundi yagicuritse gifunze urumva zamanuka nyirabugenge n'ubugenge bwayo bafite ukuntu nyine bagitwara mani kandi pe urugero nk'ubu njye nshobora kumufata nkayimushyiriramo siko bimeze ikayi nayimushyiriramo mana akazajya kwikuramo kwa muganga uko murahaze sha iyo ni indatu oya se kandi ako rero kamubwiza ikibazo cyanyu muriho weje ubanza ubaze reka dutege amakwi nako amatwi nimutega amakwi barayacana amatwi natangiye mbabwira yarayimwambitse ntiyazimufungira nawe zigira gute zitangira kugira gute iki ni iki tuba turakomeje ukuntu bagitwara bakigize gute gicuramye none ngiye mfite ngo kuyimutamo yabara nkayimushyiramo byatanje kuyikuramo turi babiri kuyikuramo akitabaza abaganga ni impeta iyo hari ukuntu uyimwambika ukayimushyiriramo ariko ushaka ugasanga urutoki ni ruto ugasanga kuvamo biranze bakarukata ubu wari utangiye urakoze cyane urakoze cyane Micro Center ndumva impano zawe ni nyinshi kandi ziraryoshye Zakayo wowe hari ikindi kintu usigaje inyuma cyangwa wabimazeyo ikintu se gisigaye inyuma ndumva ari ibyo nabatayemo nta bindi ibihari birahagije nshuti bakunzi bajyaho rero wowe ukurikiye iki kiganiro niba dusanganwe ndeka ngushimire ko uri umufatanyabikorwa uri inshuti y'akadasohoka niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel rero ndagushishikariza gukora subscribe ukakanda like ugakora kuri share ukajya kuri kunzogera ugakoraho rimwe n'ubwa kabiri ugakanda hariya kuri all notifications ubundi tukajya tubasha kubana mu biganiro byose tuzajya tunyuza hano kuri Jao TV show. Jya muri comment rero unatubwire udushimire cyangwa se unatubwire ikiganiro ushaka ko tuzagarukaho ubutaha. Niba ufite ubuhamya inkuru idasanzwe cyangwa se ushaka gukorana natwe ikiganiro cyaba ari igisanzwe cyangwa se n'ibyo tugarutseho haruguru duhamagare kuri 0788 cyangwa se 0780 izo nimero zombi ziri no kuri WhatsApp. Uyikidodere uyikidodere iyo mpano yawe iri kugitwaramo itazanyagirwa. Ndabashimiye rero mwebwe twabanye muri iki kiganiro nge narijyaho Jado Artist Official nkaba narindi kumwe na Micro Center nakana n'ibyo kataribwa n'imbwa kirenge cya rutagi datuborwa niho. Okay, goma nahagumye KDB nk'ibisanzwe na shidatu ariko kira gato tutaragenda ako se tujye hari ikindi kivugo ugira kitari icyo ngicyo mbabarira udutemo ikindi kivugo ngo Seka King irigenga ngo itsoma gutera finga Seka King iri punch nakana n'imfubye kataribwa n'imbwa kirenge cya rutagi dutorwa niho Micro Center wayo ni umuhungu mama nize ndane reka tugende ijambo kurindi ubwo ugiye kusenguza buretse we umbe ngewe icyo kivugo nyumva naje kubyumva nyuma nasubije video inyuma numvamo ibintu ntasobanukiwe ntekereza ko oya ari umwanya mwiza wo kubisobanukirwa ndetse n'abakurikiye Jao TV show bakabyumva fresh ngo uwamaye gutera finga ubwo rero ikibazo cyanyu buretse gato ufite amahane kandi nurumva n'ikibazo ngiye kukubaza
uwampaye gutera finga ndagira ngo utubwire ijambo ku rindi. Finga ni iki? Ese gutera finga ninde wabiguhaye? Ese dusobanurira icyo kivugo cyawe cyane cyane wibanda aho ngaho, ntugire ahandi ujya, aho ntuharenge. Finga ni iki? Yego, mvuze ngo iki? Ni ibitoki. Oya, ntabwo ari ibitoki. Ni intoki. Ubwo noneho uwamaye kuzitera, ahubwo mbaza ngo bazitera. Uzitera hehe nyine? Uzitera nde? Cyanyine mwe mubaza amacuri. Ongera umbaze. Ongera umbaze. Ikibazo ariko kirumvikana. None se wewe ndimo ndibaza se? Ndavuze ngo umaye gutera finga. Seka King. Punch. Mvuze ngo iki? Yitwa mpaye gutera. Ubwo urashaka kumbaza kuva kuri kugera kuri ako kantu ka finga ariko wibanda aho utera finga kubiti. Utera finga muri telefone. Password gahita ivamo. Umunwa nari mfite wisuzimya buriya baravuga ngo wagutanda ukatikoroze shaba yagusize bro, ndabibonye kabisa. Wowe ugiye kumbaza mani ngiye nari nagiye kure. Attention ngiye finga Seka King ipanje nyitavuyemo. Iyi phone rero yigira umwami kandi ni ipanje ese nyirangaza. Maje kuyirangaza ariko naje kuyifunga niherereye. Ibi bintu byari biryoshye rero inshuti bakunzi ba Jao TV show, nizere ko comment zizaba nyinshi aho hasi. Aba bahungu babasusurukije nako badususurukije, nanjye no kwikuramo kuko twasetse twishimye rwose. Tubonane ubutaha kandi turabakunda. Ciao ciao. Jao Jado Artist Official ku isonga.